Yo ni Pilot Rwanda nk'ibisanzwe mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose, guhaha mukaronka guhirwa ndetse n'imigisha nibyo mbifuriza. Tudatinze rero mbageza amakuru menshi bagiye atandukanye yibanda ku myidagaduro, akaba ari nayo mpamvu ngiye kugaruka ku muhanzi wa mbere ukunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda Ngabo Meddy. Niwe tugiye kugarukaho nyuma y'igikorwa cy'umutima cyatumye yitwa umubyeyi, ndetse uyu muhanzi akaba akomeje kugenda aba umubyeyi nyuma y'ibikorwa bitandukanye abagenda akorera abanyarwanda benshi bagiye batandukanye baba bamwiyambaza. Ngabo Meddy n'umwe mu bahanzi bagenda bafasha abantu batandukanye mu bikorwa by'urukundo n'umutima agenda akora. Mbere yabyo reka mbanze babwire, umuhanzi Ngabo Meddy mu minsi yashize yabwiye abanyarwanda ko yakiriye Yesu Kristo nk'umukiza, yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ndetse ibi byose bikaba byaraje nyuma y'amakuru nari maze iminsi bagezaho mbabwira ko Ngabo Meddy yamaze kwakira agakiza ndetse akaba yaravuye mu ndirimbo z'isi. Iki akaba ari ikimenyetso gikomeye cyane kigaragaza umuntu uba warakiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nyuma yo gukizwa rero Ngabo Meddy yabwiye abanyarwanda ko yamaze gukizwa akakira Yesu Kristo nk'umukiza, ndetse agenda babwira amagambo menshi yerekana ko yakiriye Kristo ndetse yamaze kumumenya. Ngabo Meddy rero nyuma yo kumenya Kristo ndetse bigahurana na mbere yaho kuko yavutse mu batambyi, Ngabo Meddy akomeje kugenda akora ibikorwa by'urukundo. Umwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda niwe wa mbere ukurikirwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Kuri Instagram niwe muhanzi wa mbere ukurikirwa n'abafans benshi n'abakunzi be benshi, ndetse no kuri Twitter niwe muhanzi ufite aba followers benshi, ndetse no kuri YouTube niwe muhanzi ufite aba subscribers benshi. Bigaragaza igikundiro kidasanzwe uyu muhanzi Ngabo Meddy afite mu banyarwanda, ndetse bakaba bagenda babimugaragariza nawe abibagaragariza abaganiriza ku buryo budasanzwe. Ngabo Meddy niwe muhanzi wenyine wasanga ari kuri Twitter ari kuganira n'abakunzi be ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Meddy rero yakoze igikorwa cyahise gikora ku mitima y'abanyarwanda, ndetse kinahuzwa n'ibikorwa bitandukanye yagiye akora, nk'icyo yakoze cyo gufasha Karyuyi. Ibyo bikorwa byose Meddy agenda akora bigenda bimuzamurira igikundiro, ndetse akabikorana umutima mwiza kuko n'ubusanzwe n'umuhanzi ukunda gusabana n'abakunzi be. Ngabo Meddy rero yakoze igikorwa cyo kwemerera umwana inkweto. Umusore yamusabye inkweto ku rubuga rwa Twitter, Ngabo Meddy nta gushidikanya ahita amwemerera kuzimugurira. Abanyarwanda bacika ururondogoro bavuga ko Meddy koko mu by'ukuri akiri Meddy tuzi kuva kera. Meddy igikundiro cye gikomeje kuzamuka uko bwije n'uko bukeye. Ngabo Meddy rero reka mbageze uko byagenze kugira ngo yemerere umukunzi we inkweto. Umufana we wari wamusabye inkweto ku rubuga rwa Twitter. Ngabo Meddy wambaye nka Meddy yiswe umubyeyi nyuma y'igikorwa kiranga ababyeyi yakoreye umusore wari umusabye inkweto zo kwambara, amusaba ko yazimugurira. Nyuma yo kumurangira naho zigurwa, Meddy akunda gukoresha imbuga nkoranyambaga ze cyane Twitter mu rwego rwo kuganira n'abakunzi be, ndetse muri iyi minsi ari gukunda no kubasangiza ijambo ry'Imana. Nyuma yo kuvuga ko yakiriye agakiza akabisangiza n'abakunzi be batandukanye, umusore ukoresha amazina ya Generosa Urinzaya ku rubuga rwa Twitter yandikiye Meddy amwereka inkweto zo mu bwoko bwa Jordan 4 Air, maze aramubwira ati Meddy wanguriye aka gakeci koko, maze ashyiraho ibiganza bibiri byerekana ko ari gusaba yinginze. Nyuma y'iminota mike cyane Meddy yahise yerekana ko atunguwe bitewe n'uko ari muri Amerika, uyu musore akaba ari mu Rwanda. Ahita amubaza aho yazigurira, ati nkagure he sa Urinzaya. Nyuma yo kubona ko Meddy amusubije n'amarangamutima menshi, yahise amwereka umuntu uzicuruza maze abwira Meddy ko azifite. Meddy werekanaga ko atewe ishema no kugurira uyu musore inkweto. Yahise abwira umureberera ibikorwa bye umunsi ku munsi mu gihugu cy'u Rwanda ari we Brice Intore, amubwira ko bavugana akamugurira izo nkweto, ndetse abyerekanisha ikiganza gifashe ikaramu cyerekana ko abisinyiye. Yagize ati Brice Intore uyu mujene muvugane umugurire ako gakweto. Brice Intore nyuma yo kubona ubwo butumwa bwa Meddy yahise asaba uwo musore kumuha nimero ze, maze inkweto yari yasabye akazibona. Agira ati sa Urinzaya
ohereza nimero yawe muri DM tubirangize. Nyuma y'ubwo butumwa butandukanye abantu benshi babyishimiye ku buryo bukomeye cyane. Nk'uwitwa Ituze yagize ati Meddy ni umubyeyi, n'abandi benshi bakozwe ku mutima n'uburyo Meddy yitaye kuri uwo musore wari umusabye inkweto bakaganira ndetse akaza kumwemerera inkweto zo kwambara. Isomo ku gikorwa umuhanzi Meddy yakoze ku bahanzi nyarwanda ndetse no ku byamamare bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Meddy ni umuhanzi ukunzwe mu Rwanda no hanze yarwo ndetse abenshi bahamya ko ari nawe wa mbere mu Rwanda. Ibi yakoze byabera isomo ibyamamare bitandukanye mu Rwanda bidakunda kuganira n'abakunzi babo, cyane ko igikorwa gikomeye uyu muhanzi yakoze ari uguha umwanya uyu musore kuganira n'abafana. Ni iturufu nziza ku muhanzi cyane ko bimwongerera igikundiro. Ngabo Meddy ngira ngo murabyumvira neza uko byifashe ndetse n'ama screenshot amwe namwe yuko bagiye baganira muri kugenda muyabona. Meddy rero nyuma y'ibikorwa bitandukanye yagiye akora bigaragaza umutima wa kimuntu ndetse no kuba akunda abafana be bikomeje kugenda bimuzamura igikundiro kugeza aho yiswe umubyeyi. Ngabo Meddy rero akomeje kugenda akora ibikorwa bitandukanye nyuma yo kubwira abanyarwanda ko yihaye Imana ndetse ko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami nk'umukiza yarokotse neza. Meddy nyuma yo gufasha Karyuri akamufasha mu bikorwa bye byinshi bigiye bitandukanye, abantu benshi bakomeje kugenda bamwishimira kuko niwe muhanzi wenyine dufite mu Rwanda ushobora kujya kuri Twitter akagira ikiganiro kingana gutya n'abakunzi be ndetse akagira icyo abafasha. Ngabo Meddy mu by'ukuri icyashimishije abantu si ukugura inkweto uyu musore, ahubwo icyabashimishije kurushaho nuko uyu muhanzi aho umwanya abakunzi be bakaganira. Si kuri Twitter gusa, Meddy kuri Instagram aragerageza kuganira n'abakunzi be ndetse apostinga kenshi gashoboka. Mbibutse ko Meddy afite na account yitwa Meddy Inkoramutima, ni y'abakunzi ba Meddy, nayo ifasha Meddy kuba yasabana n'abakunzi be. Ngabo Meddy rero no kuri YouTube agenda posting ibintu byinshi bitandukanye. Muri iyi minsi ari gushyiraho icyegeranyo yakoze, navuga ko ari nka story yerekana urukundo rwe na Mimi Mefira bashakanye. Akaba ari kugenda avuga uko babonanye, uko bakundanye n'urugendo rw'urukundo rwabo, akaba ari kugenda abicisha mu biganiro bigiye bitandukanye ari kugenda anyuza ku rubuga rwe rwa YouTube. Ngira ngo murabyumvira neza ko Ngabo Meddy yakoze igikorwa ndetse abanyarwanda benshi bagahita bavuga bati Meddy ni umubyeyi. Reka dushimire Meddy ko ari gukomeza kugenda azamura igikundiro cye mu bakunzi ndetse akamenya ko abakunzi be ari bafite bamugejeje ku byo afite. N'abandi bahanzi rero mu mwigireho. Ni Pilot Rwanda, ndabakunda cyane ujye ukomeza ubane nanjye ukurikirana amakuru menshi mbangugezaho, amakuru aba yibanda ku myidagaduro, imikino ndetse n'andi menshi bagenda ashishikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Komeza ubane nanjye, ndabakunda cyane. Bless up, ciao.